murakoze nyakubahwa meya kuduha umwanya mukatuganiriza. Twifuzaga ko mwatubwira mu by'ukuri ku bigendanye n'iyi nyubako y'ubushakashatsi iri mu karere ka Kamonyi. Mu by'ukuri iyo muyirebye nk'amwe nk'abayobozi, umuyobozi w'akarere, iyi nyubako yubatsemo, iyi nyubako izafasha iki akarere muri rusange? Murakoze. Inyubako cyangwa se iki kigo cy'ubushakashatsi kuri jenoside ni ikigo mu by'ukuri twe nk'ubuyobozi twishimira ko cyubatse hano iwacu mu karere ka Kamonyi, kuko gifite inyungu nyinshi. Uhereye n'ubu ngubu kirimo cyubakwa, inzu irimo ikorwa ivugururwa, byatangiye kugira akamaro ko yaba uyu munsi ari abakozi barimo kuhakora n'abakozi ba hano iwacu mu karere ka Kamonyi. Ibyo rero ni ibigaragaza ko inyungu ya mbere twatangiye kuyibona, ariko icya kabiri kuba ubushakashatsi buzabera hano mu karere, birumvikana ikigo kibubatse kizagaragaza by'umwihariko amateka ya hano iwacu. Byumvikana ko rero muzakomeza kudufasha gufasha abaturage bacu ku bijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa, kuko ikigo cy'ubushakashatsi kuba kizaba cyubatse hano iwacu mu by'ukuri birumvikana ko tuzabigeramo inyungu nyinshi, uhereye no ku miryango yacu ibona ko ikigo cyubatse hano iwacu, ibona ko serivisi zihatangirwa zijyanye n'ubushakashatsi, ibyo byose ni inyungu tuzabonamo. Ariko kandi nk'uko nari mbikomojeho, uyu munsi twatangiye kubona inyungu, bizakomeza ko hazaba hari abakozi batandukanye benshi, ahantu hazaba hagendwa hakorerwa ubushakashatsi n'abantu batandukanye. Byumvikane ko rero ibyo byose ni inyungu twe tubona nk'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi. Hari abantu benshi, iriya nzu yubatswe 2006, hari abantu benshi batekereza ko iriya nzu impamvu itakoreshejwe ari wenda hashobora kuba harabayemo uburangare. Ese mu by'ukuri iriya nyubako ihari ifite imizi ahagana hehe? Ni akarere se bihagaze bite? Murakoze. Mu by'ukuri ni inzu nk'uko mubona iherereye ku rwibutso hano mu murenge wa Gacurabwenge, aho bitakunze kumenyekana mu Kibuza. Bayibonaga rero babonaga ko wenda byatinze cyangwa se abantu batayihaye agaciro nk'uko bikwiriye, ariko mu by'ukuri hari harishakishwa ubushobozi kugira ngo turebe ko iriya nzu yakorwa ikavugururwa ikajya ku rwego rwiza. Turashima rero ko ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu binyuze muri Minubumwe bwatekereje ko mu by'ukuri iriya nyubako yakorerwamo ubushakashatsi kuri jenoside. Icyo rero numva Uresamihigo n'abantu ba Kamonyi n'abandi bakunda kuhanyura no kuhabona, ni icyo ngicyo cyabiteye, nta kindi cyabiteye, n'ubwo gusa hashakishwa uburyo inzu yazubakwa ikavugururwa mu buryo bwiza. Wenda iriya nzu uko niba hagiye kuzamo ubushakashatsi, nyakubahwa meya, ni iki mutekereza ko iriya nzu izamarira urubyiruko muri rusange? Murakoze. Ibyo birajyana n'uburyo izakoreshwa. Birumvikana urubyiruko rwo ruzagiramo inyungu nyinshi, kuko niba ari ubushakashatsi kuri jenoside, birumvikana yuko urubyiruko harimo abatazi ayo mateka, harimo abadafite, abagenda bamenya amakuru basoma. Birumvikana ko rero urubyiruko ruzaba rubonye umwanya mwiza, ndetse nk'uko tubibona n'urubyiruko rurangiza amashuri cyane cyane ku rwego rw'amashuri makuru na kaminuza n'abandi batandukanye bazagenda babonamo inyungu ijyanye no kuba bakurikirana uburyo bwo gukora ubushakashatsi, ariko no kugira n'ubumenyi butandukanye burenze kubwo bari bafite. Nk'uko ndimo kubivuga, ubwo nyine bizajyana n'uburyo inzu cyangwa se inyubako ya centre zabikoreshwamo. Ariko urubyiruko birumvikana cyane cyane amatsiko bafite ikigo, birumvikana ko abantu bazajya bahagera, bazajya basobanurirwa, bakabwirwa amakuru ahagije, ndetse n'ubwo bushakashatsi bakaba babona umwanya mwiza kugira ngo basome, bamenye
ibyabaye mu Rwanda, basobanukirwe amateka y'u Rwanda, basobanukirwe jenoside yakorewe abatutsi uko yateguwe. Ibi byose birumvikana nk'ubushakashatsi nyine buzasobanura neza, hazabamo kumenya amakuru mu buryo bwuzuye. Ubwo rero ubushakashatsi birumvikana iyo bukozwe ntabwo birangira bugumye aho ngaho, birumvikana ko buzagezwa kuri benshi binyuze mu buryo butandukanye. Hanyuma wenda turimo dusoza ikiganiro kuri iriya nzu y'ubushakashatsi, ni iki twavuga akarere kiteze nyuma y'uko iriya nzu ishojwe, mugereranyije n'uko yari imeze, hari hameze mbere y'uko iriya nzu yubakwa? Ni iki akarere kagiye kubyungukiramo muri rusange? Abakoze turebye ku bijyanye n'inzu uburyo igaragara, tangiye no kwibona ko urebye n'uburyo aho inyubako igeze n'imaze kuhakorerwa, ubwabyo biragaragaza yuko icyerekezo cy'iterambere no kugaragara kwaho bimeze neza. Ibyo rero ku bijyanye n'inzu ubwayo izasiga nyine ari ahantu heza, hagaragarira ijisho, ubona ko hari mu cyerekezo cyo gutunganya cyangwa se icyerekezo cy'amazu meza. Icyo rero tubona ko mu by'ukuri igihe izaba yuzuye, n'ibyo twahereho mbere tugaragaza yuko hari ayibazaga impamvu idasanwa, impamvu hatubakwa, kugira ngo icyo kizaba kivuyeho. Ibyo rero byose bizarangira ubona ko ari ahantu mu by'ukuri hari ikigo cyiza, ari ahantu heza. Wenda ku kijyanye wenda n'inzibutso n'iki, akabazo gato ntagenda ntababajije, hari gahunda iriho yo kuvugurura inzibutso 3 ziri muri Kamonyi. Urwibutso rwa Mugina rwo ruteganyirizwa iki, ko harimo gahunda yo kuba rwavugururwa rukagurwa? Ese hari aho bigeze wenda bishyirwa mu bikorwa? Ese byaranze, bihagaze bite? Urakoze. Ntabwo byanze, ntabwo byakwanga, kuko n'ubuyobozi bw'akarere tubifite mu nshingano zo kuvugurura inzibutso zose dufite, uhereye hano turimo kuvuga mu Kibuza, aho hari ibyahakozwe byinshi bitandukanye bigaragaza ko kandi urugendo ruracyakomeje. Kigali twavuguruye, ndetse n'urwibutso rwa Bunyonga mu murenge wa Karama nabwo haravuguruwe. Uyu munsi rero tugeze mu gihe tubona ko urwibutso rwa Mugina rwo rukwiye kuba rwavugururwa rukajya ku rwego rwiza. Ibyo rero tubirimo, ntabwo twabiretse, ntabwo twabyirengagije, ahubwo ni icyerekezo cyo gukomeza kugenda hashakishwa ubushobozi n'igihe, ariko ubundi tubifite muri gahunda kandi tubibwira ko bitazatinda, ngira ngo n'ababyumva ntibabyumva gutyo ko nk'akarere tubifite muri gahunda. Ntabwo twabiretse rero nk'uko wari ubikomojeho, ahubwo tubifite muri gahunda, kandi ibikenewe no gukomeza kubiganiraho bigeze mu gihe cyiza. Twakwishimira ko mu gihe kizaza urwibutso rwa Mugina narwo ruzavugururwa rukajya ku rwego rwiza. Nta gihe wenda kishobora kuba precise umuntu yazavuga ngo wenda mu myaka iyi iki n'iki bizaba byashojwe? Urakoze. Ntabwo twagaragaza wenda ko bigiye kurangira igihe, ariko icyo turimo guteganya ni uko tugiye gukora inyigo, kugira ngo ibyo dukora byose buriya bihera ku nyigo. Inyigo itari yakorwa icyo gihe bisaba yuko ari ibanza. Ubu rero mu mezi make ari turi gukora inyigo, tumenye ngo hakenewe iki kugira ngo tubashe kuba twavugurura, hanyuma ikizakurikiraho birumvikana ni ukureba mu bushobozi buhari. Ariko nk'ubuyobozi ibyo twagiye kwibukira hariya ku Mugina birumvikana cyo tubona ko bikenewe, ndetse n'abaje bari kwibuka mu by'ukuri bigaragara ko twese tubihurizaho, yaba ari ubuyobozi, yaba ari abaturage, ko hari ahantu hakwiye mu by'ukuri kuba hasanwa, hakorwa mu buryo bunoze. Ibyo rero tubifite muri gahunda, nabikomojeho ko ari inshingano z'ubuyobozi. Ibyo rero numva kuba ari inshingano z'ubuyobozi, tukaba tubyumva, tukaba tubifite muri gahunda. Nibwira ko bakwiye ababyumva, abaturage hariya n'abakurikira ikiganiro bakumva ko tubifite muri gahunda, kandi bakagira icyizere ko tuzabikora nk'uko twabyiyemeje. Iriya nyubako numvishije bari gusana, ntabwo ku rwibutso aho ruzakomeza kuriya, ntacyo bazahinduraho. Hano mu Kibuza nta kintu ku rwibutso bazahinduraho, iriya nyubako izakomeza kuriya.
ese urwibutso rwo nta kintu bazakoraho, bizakomeza kuriya cyangwa hari iyindi stage izazaho narwo barurebeho? urwibutso nk'uko nanibivuze rwa Kibuze rwa Gacurabwenge ni urwibutso tumaze gukoraho ibintu byinshi nk'uko bigaragara, ndetse n'umwaka ushize buriya hari inyubako twahashyize. Ubwo rero ibikorwa byarakozwe n'ubuyobozi n'akarere. Ibikorwa rero biba bigikomeje, tuzakomeza nyine kubikora kimwe n'aho hantu nimvuze, kuko mu karere tugira inzibutso zo ku rwego rw'akarere 3. Mu Kibuze rero ibyo twakoze, mu Bunyonga ibyo twakoze, kandi abo bose n'ubundi kuko birumvikana kuvugurura no gukomeza kugenda tugira ibikorwa tuhakora, ntabwo ari igikorwa tuvuga ngo kirarangiye, ahubwo iyo hagiye haboneka n'ibindi bikenewe bishobora gutuma urwibutso rujya ku rundi rwego, dukomeza kugenda tubikora. Yego, hashobora kuba hari ikindi kintu tutababajije cyangwa se hari ikindi kintu mwumva mwifuza kuba mwabwira abaturage b'akarere ka Kamonyi cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange, ni kare mugire ubutumwa muha abanyarwanda. Urakoze. Duhereye kuri twari tuvuze byose bijyanye n'uburyo bwo kuvugurura urwibutso cyane cyane rwa Mugina. Icyo navuga ni uko bagirira icyizere ubuyobozi nk'uko ubundi bisanzwe. Ubundi muri rusange turashima ubufatanye bukwiye gukomeza bukaranga abenegihugu ba Kamonyi mu bikorwa bitandukanye, yaba ari mu gufasha akarere, komite nyobozi mu bitekerezo. Tunashima cyane ko uyu munsi iyo tugezeho turabikesha ubufatanye bwagiye buranga abenegihugu ba Kamonyi. Numva rero mu bikorwa byose twifuza ko abenegihugu bose twaterura rimwe, twagendera hamwe, twakorana, ibikozwe n'ubuyobozi, abaturage bakaba babizi, ibyo abaturage barimo gukora tukaba tubizi. Ibyo rero bizajya bidufasha no kuba tugeze ku rwego tugezemo. Mva rero nabasaba ko twakomereza muri uwo murongo turimo, ndetse tukarushaho kugira ngo dukomeze kuba abenegihugu. Nyakubahwa Meya turabashimiye. Murakoze.